cyane cyane hanze aha abantu baracyabyumva bitandukanye. Hari uzi ko muri stage nakoze hari abagabo banini cyane kuko nanjye nabonaga nkabona rwose abantu banini bafite imbaraga, hanyuma nanjye gusaba stage. Hanyuma umugabo amwe arambwira ati wowe kugira ngo uzazane imbaraga nuko ugiye kumara bino bintu ugiye kuguka. Aragenda aragenda isaha nini cyane. Byumvikane kuri we yari ntoyi ariko yageze sahane yanjye. Nongeye kwifuriza ibihe byiza mwese mudahema gutega amatwi Smart TV. Nk'uko mubimenyereye tugenda tubagezaho ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero nk'abanyamakuru ba Smart TV twaganiriye na bamwe mu banyeshuri biga mu mashuri atandukanye arimo ububaji ndetse n'ubwubatsi. Njye muri kumva muri studio ni Claire Marie, gusa ntabwo ni njyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye Josiane Ndacayisire. Yego, tudatinze rero reka twakira abatumirwa b'uyu munsi muri studio. Reka mpere ibumoso bwanjye batangire bibwira abateze amatwi ikiganiro. Nitwa Tuyisirize Topista, nkaba niga muri level 5 carpentry. Nitwa Nziro Sirasi, nkaba niga muri level 4 carpentry. Barakoze cyane Topista na Sirasi bo mu ishami ry'ububaji. Reka dukomeze n'iburyo bwacu nabo batangire bibwira abateze amatwi ikiganiro. Nitwa Paul Justin, niga level 5 masonry. Murakoze, nanjye nitwa Mukandatimana Janvier, niga level 4 masonry. Barakoze cyane Janvier ndetse na Paul nabo biga mu ishami ry'ubwubatsi. Rero nk'uko mwabyiboneye bambaye kinyamwuga rwose, nyine n'abanyeshuri b'umurimo. Josiane rwose urabibona ko bakeye bameze neza mu uniform Cyane rwose abakobwa basa neza mu mwenda w'umurimo nabikunze. Ifite ikibazo cya mbere kiragira kiti ese bikunze kugaragara cyane ko muri sosiyete turimo nyarwanda abantu hanze bumva ko nyine amashami mwiga cyangwa se abantu biga ubwubatsi n'ububaji bakunze kuba ari abahungu cyane cyangwa se baruta abakobwa. Ese mwebwe nimutubwire uko bimeze mu maklase mwigamo mu mashuri yanyu. Ese koko abahungu nibo biganje kurusha abakobwa? Ese bimeze bite? Nimutubwire. Topista wakazi gutubwira uko bimeze. Uko nabivuze ububaji rero kuri icyo kibazo warumbajije, ntabwo mu ishuri twiga turi abakobwa gusa cyangwa abahungu, twese turavanze kandi umubare wose rwose urangana. Rero twese turi bamwe, tugomba rwose gukora ibintu bizima kuko umwuga wacu ni mwiza cyane. Yego, Josiane abyumva ute? Yagize ati umwuga wabo ni mwiza cyane kandi ntabwo batoranya, ari abahungu ari abakobwa bose bagomba kwiga. Nakibariza njyewe ikibazo nabaza nakibaza umusaza we Sirasi. Ese koko nk'uko abivuze ngo n'abakobwa barashoboye, ese uko ni kubibona ubona bashoboye mu bintu mwiga? Bavuga ibintu by'imbaraga, abantu bakunze kubyita ibintu by'abasore. Ese mwebwe muri class aho mwiga mumeranye gute na bashiki banyu? Murakoze. Nk'uko mugenzi wanjye Topista bivuze mushiki wanjye muri carpentry, uko abivuze niko bimeze. Abakobwa barashoboye, ntitwumve ko twe abahungu ari twe dufite imbaraga zo kuba twajya kwiga carpentry, kuko natwe abenshi twiga atari twe twabyihaye, atari twe twabijemo twikunze, ahubwo twe aba ari ubumenyi tuba dushaka kwiyunguraho kugira twungukire ubundi bumenyi hanze muri aya masomo atandukanye n'aya trade turi kwiga. Arakoze cyane Sirasi ati turabafasha abashiki bacu kuba bumvisha nyine umwuga biga ntabwo ari umwuga w'abahungu gusa cyangwa se abakobwa gusa. Ku ruhande se rw'abubatsi, Janvier biga ubwubatsi ufatanya n'abasaza bawe abahungu nyine biga ubwubatsi. Akenshi tuzi ko ubwubatsi ari umwuga bisaba imbaraga. Ese nkawe nk'umukobwa ubona ute iyo mugiye mu bikorwa bisaba amaboko cyangwa se bisaba imbaraga? Ese ntabwo bijya bikugora nk'umukobwa? Tubwira ukuntu nyine uyibona iyo uri mu bwubatsi nyine uri kumwe n'abahungu. Kere urakoze cyane kunyakira. Umwuga w'ubwubatsi rero ntabwo rwose ibyo bavuga ngo ni ibintu bigora. Oya, ni ibintu abantu twese tuba tugomba kwisangamo, yaba abakobwa cyangwa abahungu. Ni umwuga mwiza cyane ko tekinike rwose ni isomo ryiza cyane. Kuba rero twarisanze twaraje kwiga ubwubatsi nta kibazo kirimo, turafatanya bakadutera rwose confidence yo kumva ko ibintu twiga ari byiza cyane, bakatubwira umumaro wabyo.
tukabona ari byiza nyine ntacyo bitwaye tugafatanya na basaza bacu pe. Mwakoze. Murakoze cyane Janvier ati turafatanya neza cyane mukajya kugikwa muri abakobwa n'abahungu mugafatanya imbaraga murazinganya reka Paul none se nkuko abivuze ngo murafatanya nawe niko ubibona koko abakobwa baba bafite imbaraga nabo bakora nkamwe cyangwa n'ubundi babagenda gake gira ikintu ubwira sosiyete abantu bacyumva yuko abakobwa nta mbaraga ubwubatsi ari umwuga w'abasore gusa wababwira iki umuntu uteze amatwi Smart Radio ndetse na Smart TV? Murakoze cyane mu by'ukuri ngiye ku ruhande rwanjye ko mbona bashiki bacu nabyo wenda turi muri puratike mbona bashyiramo imbaraga kandi mbona babikora neza. Rero nabwo iyo usanze nyine mushiki wawe hari ahantu bitari kugenda neza uraza ukamufasha ukamubwira uti nuko bikorwa nuko bigenda cyangwa se niba ingorofani yamunaniye kuyisunika ukamufasha. Murakoze cyane. Paul ati rwose turabafasha bashiki bacu ntabwo nyine ari ibintu bigora ntabwo tubatererana tuba hafi icyabagoye tukakibafashamo. Ese Topista namwe mu ishami ry'ububaji ese nta mbogamizi ujya uhura nazo mu bubaji ese ibikugoye byitwara mute tubwire. Imbogamizi rero ntabwo zabura. Imbogamizi wabunganira abakobwa baba bafite byo imbaraga nkeya bigasaba nyine basaza bacu kugira ngo babafashe. Mu gihe rero ukeneye ubwo bufasha bwo kugira ngo bagufashe ku mashini runaka ugiye gushyira mu rubaho ruremereye gushya baragufasha. Ibyo ngiyo rero hari imbogamizi z'imbaraga nkeya koko. Indi mbogamizi ni abantu wenda baguca intege bavuga ati se wowe bimeze bite ubu si uyu mwuga uzawushobora ariko nyabaza ntabwo bigoye biroroshye kuko natwe kuko twabonye ko bishoboka niyo mpamvu twize carpentry. Murakoze. Arakoze cyane ati si ibintu bigoye. Arakoze cyane Theopista ati imbogamizi zo ntizabura ariko turafatanya na basaza bacu tukabihandoringa ibibazo tukabikuramo. Paul ku ruhande rwanyu nk'abubatsi se mwebwe mubibona gute? Ese ni ikihe kintu wabwira nk'ababyeyi bafite abana b'abakobwa bifuza kwiga ubwubatsi ariko sosiyete nawe hanze urabizi bakagerageza kubaca intege wabwira iki uwo mubyeyi wawe? Murakoze cyane. Rero icyo nabwira ababyeyi bafite abana wenda bageze muri level yo kwiga muri high school, rero ikintu cya mbere ni ugushishikariza abana babo gukunda ibijyanye n'umwuga cyane cyane ibingibi bya TVET kuko TVET school tubona yuko ari cyo kintu ari ryo somo riri gukora cyane hanze hano rwose nicyo kintu kiri kubona amafaranga ku isoko ry'umurimo. Rero iyo umuntu asohotse yarize muri TVET especially muri mason donc iyo umunyeshuri asohotse iyo yiga level 4 ashobora kujya kubaka agafasha umubyeyi agasanga yiguriye amakayi akagaruka ku ishuri yagize uruhare mu kwiga kwe. Rero umubyeyi cyangwa se ufite umukobwa uwo ari we wese kuba umukobwa yaza kwiga mason ubwubatsi nta kibazo cyaba kirimo, ntacyo bitwaye ko umukobwa yajya kwiga kuzi n'ubundi niwe future engineer. Paul bivuze neza ati rwose mwa babyeyi mwe mufite abana mushaka kohereza kwiga ishami ry'ubumenyingiro rwose ni karibu ntabwo mwuga w'abahungu gusa cyangwa se abakobwa gusa ariko gukora ibyo. Ariko se mushiki wawe Janvier we nta mbogamizi nta bibazo mu ishami rya cyase mu bwubatsi ugenda uhura nabyo se ngo tubwire ese ni iki cyaba cyarakugoye muri byo cyangwa se igihe nyine we uri nko muri pratique cyangwa se no mu buzima busanzwe nyine bwari bw'ishuri nk'umwubatsi w'umukobwa ese nta mbogamizi? Imbogamizi ntabwo zabura Claire, ntabwo imbogamizi zabura rwose. Urugero nk'imbogamizi rwose hari ukuntu umuntu aba ari kwiga ubwubatsi bagenzi bawe bakajya bakubaza ati se wenda nk'abantu mwiganye turokome ati se wiga iki avuga ati niga ubwubatsi ataya ubwubatsi se ubwubatsi umuntu w'umukobwa biba bigoranye cyane nka kwa kundi nyine umuntu nta n'icyizere aba yifitiye nyine ubwubatsi ni ibintu mbere twumvaga se ubwubatsi nta mukobwa wiga ubwubatsi bazi umukobwa kugikwa abantu bakaguca intege bakavuga ati se umukobwa kugikwa ibaze ubwo se waba umugore kugikwa
nyine ntabwo zabura ariko twe tuba twarabonye abantu nyine badutera confidence yo kwiga ubwubatsi bakavuga ati kwiga ubwubatsi ntabwo ari ngombwa ko ugiye kwiga kubikwarega nacyo wakijya kuko nawe urashoboye ufite imbaraga ariko nyine ushobora no gukomeza kaminuza za civil engineering ntabwo aba engineer bose baba ari abantu b'abasore cyangwa b'abagabo nawe mukobwa rwose ushobora kugenda ukaba engineer wishatse runaka gutyo nyine tugakomeza tugakunda ishami ry'ubwubatsi imbogamizi ni nyinshi cyane ariko nyine tuba twifitiye icyizere cyo gukomeza kwiga nyine ubwubatsi pe murakoze imbogamizi ni nyinshi ngo ariko baba bafite icyizere cyo gukomeza bakiga. Hari ijambo bavuze gushaka no gushobora. Yewe guhura n'imbogamizi mu byo ukora sinabubatse gusa cyangwa se abaje ushobora kuba wiga umwuga runaka cyangwa se wiga section uhuriramo n'imbogamizi ariko avuze neza ngo gushaka no gushobora kandi baba bifitiye icyizere. Josiane baba bifitiye icyizere, igirira icyizere mu byo urimo byose biragenda neza. Ese Tofisi icyo cyizere mu mwuga rwose ukumva carpentry uri fier yabyo ububaji tubwire icyo cyizere nawe urakigenda rwose. icyo cyizere rero nanjye mpora ngifite kuko icyo cyizere gikomora ku barezi rwose babona baturera. Yego abarezi ibyo ari byo byose ntabwo babayeho mu buzima bubi, babayeho mu buzima bwiza. Urwo ni urugero rwa mbere nshobora gufatiraho rwose kuba nagira icyizere muri njyewe kimwe n'andi mashami yose. Iyo ubonye umurezi abayeho neza akakwigisha uri kubona n'abandi bose babikora reka bagira ubuzima bwiza, bafite ubuzima bwiza bakeye. Yewe nubwo mubaje bavuga ngo rwose Gasenyi ndakumenyesha rwose Gasenyi ntabwo nsibye ubungubu wenda ubungubu dusigaye dufite imashini z'automatike rero ntabwo Gasenyi tujya tuhura nazo. Reka rero na Siransa twunganire muri icyo kintu bibona ko icyizere tugifite icyizere mu bubaji rero kiri hejuru cyane. Ububaji ni bwiza nabwira n'umuntu utari waza kubwiga ubwo n'abari siriyasire ubungubu banyarukire mu bubaji cyangwa mu bwubatsi ko aho hantu niho hari trade ziryoshye mu bigo byose byiga TVET rwose muri iki gihugu. Ububaji ubwubatsi niyo matrade ari guhitinga muri iyi minsi. Barakoze cyane bati imbogamizi zo ntizibura abaguca intege bata umwanda no koko bamugana ikirere muri sosiyete ahubwo yuko ngo bubaji iyo myuga yabo se ngo biriya myanda ngo urubyiruko nk'umukobwa ntabwo ariko bimeze rwose. Theopiste yamaze impungenge ariko se ngarutse gato kwa mu kantu polipoli akantu k'imbogamizi ngo sosiyete ese ubona kandi kuko birahari ubona ibyo byaratewe n'iki gute sosiyete nyarwanda wumva ko ngo hari imyuga y'abagabo hari imyuga y'abakobwa tubwire wowe ubibona utubona biriya bintu imvu n'imvano yabyo yaba ari iyihe? Murakoze cyane. Njyewe mbona imva n'imvano yabyo ahantu iva biterwa kwanza na kwa kwitinya kwanza kutigirira icyizere. Rero kuba umuntu ubona uti njyewe ntabwo nakurira igikwano umukobwa ngo ngombe mbanze nambare neza ngaragare neza nk'abandi ariko abantu bose bafashe umwanzuro bakavuga ati akazi ngiyemo ni akazi ngiyemo kanjye kandeba after job nzaza nyine niryoshye nk'abandi sibyo. Ushobora kuba uri umwubatsi rwose uri umwubatsi ariko ukaba uvuye mu kazi uri umukobwa kameme ariko ukava mu kazi ukaza n'ubundi ukambara neza. Rwose n'ubundi ushobora kuba wiga uvuye kubaka cyangwa se uvuye kubakisha kuko n'ubundi ntabwo ni ngombwa kuzubaka ngo ni uko wiga ubwubatsi. Ushobora no kuba wiga ubwubatsi ukazubakisha wowe ukazaba engineer uri umukobwa cyangwa se ukaba umusaveri n'andi saveri ukaba umusaveri cyangwa se ugakora n'ibindi kuko wenda wize ikintu kijyanye n'iki n'ibi by'umwuga. Rero nshingiye ku byo bagenzi banjye bavuze akenshi usanga rero abakobwa akenshi bitinya kuko njye nkigera muri TVET level 3 twagiye muri pratique nyine ndavuga muri workshop. Hari umukobwa ntabwo ashaka kubaka nyine aracyafite cya kintu cyo kuvuga ati isuku iki urumva atakora ku itafari ariko uko igihe kigenda gisimburana bisimburana ubona nyine bitangira kuza
ubu ngubu no muri class usanga n'abakobwa batudomina ugasanga umukobwa yakurushije ugasanga ari kubaka neza no kukurusha rero njyewe icyo navuga aho ngaho hagati aho ni nk'uko ababyeyi bose bagakwiye guhitiramo abana bawe ibintu byiza nk'ibi bya TVET cyane cyane umwana akaba anabikunze rero iyo ubikora bikunze natwe twiga amasomo ariko turabikunze ikintu cya mbere ni uko uba ukunda ikintu ukaba ushaka kugikora wowe ubwawe murakoze niba ukunda ngo ikintu cya mbere ni uko uri mu kintu kandi ugikunze nibyo rwose Josiane iyo uri mu kintu ugikunze akenshi ntabwo utakuba guca intege akenshi hari igihe abantu baguca intege bakubwira ngo ibi n'ibi ntabwo ari ibyawe ese uri umukobwa Claire urajya kubaka koko urambara sarope si ubuzanshuro ikintu cya mbere ni ukwigirira icyizere ukumva yuko amasomo aricyo cya mbere ukumva yuko nyuma y'amasomo erega ushobora no gujya kuko se niba uriga ubwubatsi wambare sarobe ariko mu kanya uragenda rwose wambaye neza ugende hamwe n'inshuti zawe n'ahandi rwose utambaye sarobe kuko tugenda gutya nta muntu bigaragara ko yiga ubwubatsi biragaragara rwose nawe n'ubwo ubwubatsi n'ubaje ni abakobwa n'abahungu bose bagiye bameze neza baravuze yuko kuba baziga babyambaye ari byo shema ryabo niryo shema ryabo bamenye neza ko umwuga biga ari mwiza kandi kuzabagaburira mu gihe kizaza cyane ikigaragara cyo ni ibintu barimo babikunze barisobanukiwe bahisemo neza kuko urumva ko kuba bambara sarobe ntabwo ari ikibazo cyangwa se imbogamizi ahubwo ni ishema ryabo nk'abakobwa cyangwa se abahungu biga ubwubatsi n'ububaji ariko ryo ukajya kumva hanze cyangwa se mu rubyiruko akenshi niyo bikunze kuba Josiane kumva mu rubyiruko ese Claire twariganaga si uri kwiga iki ngo ndi kwiga ubwubatsi ngo yego hari umukobwa ari ubwubatsi se ukumva nyine bashatse kubifata nk'aho ari domaine y'abatipe gusa cyangwa se ari domaine idakunze kujyamo abakobwa ariko koko nk'uko babivuze kwiga ubwubatsi ntabwo ari ngombwa ngo uzafate itafari ugereke ku rindi kuko nize ubwubatsi ushobora kuba engineer ushobora gukora nyine ibindi biraka cyangwa se imirimo igiye itandukanye ariko atari ukuvuga ngo ni ukwiyanduza inahabanye rwose no kuba wagaragara nabi gasobanura ko kwiyanduza koko Polipoli yabivuze neza ati niba uri mu kazi ugomba gusa n'akazi niba usohotse mu kazi data abakobwa beza mwakiyanduza muba muri mu kazi kandi ejo hazaza hano ugomba kuhategura neza reka ko umuhana akazi imvura ihise ugomba kwiga neza ukazakora umurimo ntabwo uzaba usaba iwanyu ukaba umukobwa witeje imbere umu engineer mwiza Sirasi urabyumviye rwose ni ibintu mwigamo bikunze ni section nyine mukunze ariko se wowe ukigera mu bwubatsi n'ukigera mu bubaje ugeze muri classe ukabona kuza abakobwa abahungu ese wumvaga bimeze se wumvaga ko wenda muziga ari domaine nyine yiganjemo abatipe gusa ese muri pratique muri workshop ya workshop ese witwa rute kuri bashiki bawe ese mukorana mute gukorana bya hafi nk'urugero nka group bijyaye baho ko akenshi mu matimu runaka hari igihe wenda bavuga ati abo kwabo n'abo ese nk'abatipe mwitwara mutigiye nyine muri mu gikorwa we na bashiki bawe murakoze mbere yuko mvuga ibyo mbajije nahera ku buzima bwanjye ngenza hano muri Kapeteri naje arimo kunsunika mu rugo banshimeye cyane ndaje nje kwiga masonari banshimeye Kapeteri banshimeye ariko umutima namurambira ati bumvaga ko najya mu masection asanzwe mege izo za PCB za MCB ariko kubw'amahirwe bize ahangaha asanga abantu benshi tuziranye abenshi bari banzi kuko n'ubu ngubu muri kano gace bizwi cyane kuba abantu nubwo natuye inaha n'icyo ariko abantu benshi baranzi ni nko kwisanga mu rugo mbese kuko narahererewe nahabaye imyaka myinshi cyane ngarutse kuri icyo kibazo rero mubaje abakobwa nza kwiga naje nsanga harimo abahungu muri karasi yanjye level 3 nasanzemo abahungu 6 nza n'uwa 7 abakobwa harimo abakobwa 2 nyuma niko haje kwiyongera hazamo abakobwa gera muri 3 baba abakobwa 5 umwe aragenda ntitwakomezanya muri level 4 ubu abakobwa harimo abakobwa 4 aribo dusigaranye abahungu 11
abakurutu bawe 15. ariko abo bakobwa n'abandi babyifuza si ngombwa ko ababyeyi babaca intege kuza kwiga muri kapeti cyangwa muri masonari. gusa umwuga w'abantu w'abakobwa cyangwa abahungu ngo dushaka kuba umwana wacu yaba yakuriye igikwa agiye kujya kubaka. nta mukobwa ngo wabikora. oya ntiwumve ko ibyo nta muntu utabikora n'uwo ari we wese. na perezida ubwe asanze muri bukuru umuganda araza agafata agakora. ariko ntibumve ko ububaji cyangwa masonari ari ibintu byakagombye kwigwa n'abahungu gusa. mwese mwisangamo yaba igitsina gabo yaba igitsina gore buryo ubumenyi mukuramo uzarenza ubwo mwari kubamo mufite mbere yuko muza kwigangara. Josiya agarutse cyane ku kuvuga ku kintu ngo ababyeyi be bamuciye intege bumva yuko atagomba kwiga ubwubatsi cyangwa se ububaji. Urabyumva? ubwo ababyeyi be bumvaga ko yajya kwiga muri nebu akigenda mege tuzigira n'andi masetse, ariko bakomeza gufokasinga ati nziga ubwubatsi nziga kabenshi. Urumva yari yarahisemo. Si Josiya wowe ukumva ababyeyi ntabwo wari umvisha ikintu cyo kumva ko abanyeshuri bose ari bamwe kandi ko bashoboye. ese ni nk'icyo watubwira, ni nk'icyo wabwira ababyeyi cyangwa se wagira mu rubyiruko rucyumva yuko ibintu kimeze gutyo, ibintu byaranditse muri iyi digital turimo? Urakoze cyane Claire. nk'uko bivuze ati bamuciye intege ni nk'ubuhamya ubwe byamwibereyeho. ntabwo ari byo turabura hirya ngo bavuga gutya. warabyivugiye Silas agize ati njye baciye intege bambwira yuko nakigira general education, aya masomo asanzwe tuzi. kandi mu by'ukuri nubwo ari amasomo bavuga ngo iki ari amasomo, ni amasomo wiga nyine ari ukwandika ni teori nta pratique. ariko ahangaha murajya igikorwa ko niwe uri kubaka mwubake, niwe uri kubaza imashini uyikoreshe. tujya tubyumva mu dukinjiro kubajyaga babyita kera. ariko Theophiste yabivuze neza, yagize ati harimo uburinganire n'ubwuzuzanye. leta y'u Rwanda yarabikemuye ni uburinganire n'ubwuzuzanye. no mu buyobozi abamama abakobwa barakora kandi pe ubona ko bashoboye. abakobwa bafite imbaraga. rero ikintu nabwira ababyeyi ahubwo ntibashishikariza abana babo kumva ko bashoboye kandi ko nta mwuga w'abasore ahubwo haba n'umwuga w'abakobwa. yego turabizi ko twese turashoboye. ikintu utandukanye nuko yavutse ari umuhungu gusa nyine ni umuhungu ariko yavukiye amezi 9 nawe yavukiye 9 murongo ibere kimwe. rero mugomba gukora cyane ahubwo mukanabereka ko mushoboye kugira ngo n'abantu banyu bacyumva yuko nyine bafite bagifunzemo ukuntu babona uko mukora akavuga bati se Theophiste ko yabyize ntabayeho neza. polisi ko bimeze niko bimeze. ahubwo nanjye wenda ngendeye kuri story yanjye navuye Kicukiro niga ku kigo cyitwa Saint Jeff Kagarama. navuyeyo donc njyewe narigaga MCE. ubwo nigaga mate economy na computer. rero mukuru wanjye nibwo yaje kuvuga ati none se ubundi se wagiye kwiga ibintu bijyanye no kubaka? numvaga nyine ari ubufundi gusa ari ukujya kwiga ubufundi ibintu byo kubaka ubwo amabuye amatafari gusa mwiko nyine. ndamubaza none se uri seriye koko uko ngiye kwiga ibintu nk'ibyo nyine by'ubwubatsi? njyewe nkaba kwiga MCE nkajya kwiga ubwubatsi? arambwira ati njye ni seriye. ndavuga nti ok wasanga uri wibereye muri blague wenda wibereye muri blague. utabyumva ko nyine ntarabyumva nyine ko ngiye kwiga ibintu by'ubwubatsi. after nyine nibwo nabonye azanye akantu kameze nka ekeri, twebwe tuyita ekeri mu mpuza mu bwubatsi. ni kimwe mu bikoresho dukoresha nyine mu kimwe mu bikoresho dukoresha twubaka gukora imfuruka ango nyine. rero yaje azanye akantu kameze nka L. avuga ni kariya kantu se ni ntagati. ubwo ntabwo ko afite gahunda yuko agomba kujya kwiga ibyo bintu. kariya ntagati kameze nka L kumwe L forume. araza arambwira ati ngo ntangiye kugura ibikoresho. ok ndavuga ni ok nta kibazo njye ndi ready yo kuba nahindura. ok ndavuga ni ok. noneho nyuma y'icyumweru kimwe arambwira ati hari umudirekiteri bavuganye nawe aramubwira ati ngo nzaze hano ngo ni muri Fadaramo ni Kabuga. ngira ngo nyine ni Kabuga ya Kigali ngo tujye muri Kabuga ya Kigali. noneho
nyuma y'icyumweru kimwe twari tugiye no kuyoba kwanza babanje kutubwira ngo ni Gitarama ngo ni ibiti dushaka no kuyoba kagira ngo ni Kabuga n'ubundi ya Kigali kandi Gitarama ni inaha ubwo nyine ahari Kamonyi na Muhanga nibwo twaje nyine twambuka Nyabarongo tugera hano muri Fadaramoni Kabuga TSS ako mbere yari Kabuga TVET Fadaramoni Kabuga TVET ngeze hano cyakoze byabanje kuncanga kuko naje mu gihembwe cya kabiri mo hagati nariga MCE ntangira kwiga nyine nk'abandi ariko bikancanga nyine amateme bikangora ako nyine mbere uko byagiye bigenda bigira hari isomo twiga ryitwa drawing uburyo gushushanya amapula y'amazu noneho ntangira kubona yuko kumbe kuba byitwa ngo n'ubwubatsi ntabwo bishamikiye mu bintu byo kubaka byonyine ngo amatafari afata umwanya tukajya muri workshop tukubaka amabuye amatafari ngo iyo ni pratique tukabona n'igihe none cyo gushushanya n'intoki ku mpapuro nyine kwa makeyo yego noneho tukongera tukabona n'igihe cyo gushushanyisha mashine muri ashikari ubwo ngubwo njyewe muri ibingibi muri trade yacu n'ikintu navuga wenda ku bantu bari kutureba kuri iki kiganiro twebwe nk'abanyeshuri wenda umuntu utaramenya ibi bintu aba ari kumva ari intambara aba ari kumva ikibazo ari ibintu nyine bidasanzwe ariko iyo ugeze mu bwubatsi utangira kubona na bya bintu utari usanzwe umenyereye byaba byo kumva yuko ugomba kuba umufundi utangira bakwita umufundi oya nyine iyo mayindi nyine ntabwo ari byo kuba watekereza ko ari ugukora ubufundi cyangwa igifundi ntabwo ari byo rero nibwo twatangiye kwiga ibyo bintu byo gushushanya ubu ngubu usanga nyine umuntu ugeze level 5 yakora pura ubu wakora pura rwose yize wowe rwose wavuye muri reb muri MCE ukaza mu bwubatsi wakora price rwose ku buryo nakora pura ngashyiraho dimension ku buryo wayubakisha rero nicyo kintu njye navuga ku bijyanye n'iyo trade yacu cyane cyane nk'uko tubona no muri carpentry iyo bari muri workshop yabo baba bakora intebe z'amadiva ubona ko chaise ku buryo nyine ubona umunyeshuri kwiga level 3 nimba ageze kuri iyo level yo gukora intebe imeze gutyo intebe wagurisha ugashyira ku isoko intebe ifite kuse ku buryo wayicaraho kumva nyine uricaye anashikamye nose azagera level 5 ubwo level 5 twebwe tuvuga byacu mu malevel ubwo level 5 ni mu wa gatandatu noneho urwego rwa gatanu murakoze bamudukosora noneho ukibaza uti uyu munyeshuri nagera level 5 mu rwego rwa gatanu bizaba bimeze bite nibwo usanga atangiye wenda nimba afite amahirwe yo kuba yatangira ya business za skills yakuye muri TVET cyangwa se muri TSS noneho nibwo agiye kuzikoresha akazibyaza umusaruro akaba yakora nka salo akayigurisha amafaranga menshi wenda akoze salo imukonsumiza 400 gusa aguze imbaho agura amamatera agura imyenda ipfunika salo ugasanga ayigurishije 200 jewe nje niko mbyumva nyine kuba twiga ibi bintu ntabwo twayobye kuko n'ubundi nyiga level 3 nasohotse hanze bitangira amahirwe nasanze leta icyo gihe yatanze muza ibiraka byo kubaka ibikoni ku bigo ntabwo mubizi rero icyo gihe bagitangira ibyo biraka byo kubakisha ibyo bikoni kuko nari maze gufata inivo ku buryo nakubaka nahise njya hanze ndiyamenya ndavuga ni why not else ntagenda nkajya nkiri mu itangira kuko icyo gihe nize level 3 niga igihembwe cya kabiri ubwo mu gihembwe cya gatatu tugisoje nibwo noneho nabonye iyo project itangiye kuza tanaha mbona abantu nyine bari gupiganirwa iryo soko ndavuga ni nkihera akazi nanjye rwose nyuma gukora ufite n'icyizere mva ko cyane rwose kuko numvaga pratique narayikoze ihagije ntaka kazi nakora nanje gukora noneho tugarutse level 4 ubwo ndavuga mu wa gatanu noneho tugarutse nibwo noneho naje nanjye nari ikintu niguriye muri ya mafaranga najyaga mpembwa ya buri gihe niyo mpamvu mvuga ni wenda kuba narakoze icyo kintu n'undi wese waza mu bintu bijyanye n'imyuga ubwo ni segonderi twebwe ibyo twiga ntabwo ari bya bintu by'umwaka umwe ntabwo ari short courses abantu babyumve neza sibyo arakoze cyane Paul tugana ku musozo rero Theopista
nawe Silas ni iyihe nama mwagira abanyeshuri muri rusange ibyo kuba bakwitinyuka cyangwa se kuba bagana umwuga w'ububaji tugana ku musozi nyine muri make nimugire icyo mubabwira. Murakoze. Uwo musozo ni mwiza ku cyo twagira inama twagira bagenzi bacu bakiri inyuma batari bagana umwuga w'ububaji, waba ukiri inyuma wifuza kuwuzamo, yaba senior yaba senior 2 mu gihe bategereje kwiga senior kugira ngo akomeze n'andi maserisiyo. Amahirwe namwifuriza no kuza kugana ububaji cyangwa ubwubatsi ahantu hose hari ikigo cya TVET, kuko bizamufasha kugenda yiyungura ubumenyi, azamenya kwikorera idive, azahagarara ku gikwa, kandi azabona ko guhagarara ku gikwa buriya igikwa abantu baragipinga cyane. Buriya umuntu wageze kuri ya rwego wari umuntu ushobora kuba yakiyubakira inzu na proje y'inzu ye, akaba yatanga inzu, akaba engineer akubakisha. Niyo mpamvu rero mbagira inama umuntu wese ushaka kwiga umwuga w'ububaji cyangwa masonari nahagane rwose, baramwakira ntahejwe. Ino leta y'ubu ngubu irimo afasha abantu bashaka imyuga cyane. Icyo nakongeraho wenda kuri icyo Silas avuze namwunganiraho cyane cyane abakobwa, icyo nabashishikariza bitinyuke, bumve ko rwose ububaji ni umwuga mwiza, umwuga ufasha, umwuga ugutinyura, umwuga ukubakamo icyizere, umwuga uzarangiza kwiga ukagira icyo wakwikorera. Yego habamo wenda imirimo isaba cyane wenda ingufu, ariko hari n'iyindi nk'ubudozi nk'uko yarabivuze, gukora amadiva ntabwo bisaba imbaraga cyane, ahubwo ni tekinike n'ubumenyi. Rero cyane cyane abakobwa nibagana ububaji, ni bwiza, kandi rega murabona ko rega ntacyo butwaye, ntacyo, ahubwo ni bwiza, n'abandi bavugane bazakomeza bamenya ikiza byabo. Murakoze. Yego mwakoze cyane abatumirwa bacu, imbogamizi bazitubwiye, ikigaragara cyo umwuga barawishimiye, ibyo bakora barabikunze, ahubwo barumva babikundisha n'abandi. Imbogamizi bazitubwiye, ariko batubwiye n'uburyo babikora kugira ngo izo mbogamizi zitabaganza, ahubwo bakomeze gutera imbere. None se Janvier nawe noneho ahangaha nabyose murabyishimiye, ariko se noneho murashimira iki, murashimira abandi kuba mugize ahangaha? Urakoze cyane Josiane. Njye ndashimira leta yacu y'u Rwanda yashyizeho amatekinike ku bwinshi, cyane ko yongeye no kongera abakobwa mu matekinike. Mbere ntabwo abakobwa ngiye ko nari bizi ntabwo bigaga amatekinike cyane, wasangaga nko mu ishuri ry'ubwubatsi higamo abahungu nka 27, abakobwa 2. Icyo gihe usanga rwose icyo gihe wumve ngo abakobwa ntabwo mbere bumvaga ko bakiga hari ubwubatsi, na leta nayo ntabwo yari yakabyumvishe neza, ariko ubu ngubu abakobwa basigaye bajya kwiga mu mwuga w'ubwubatsi bangana n'abahungu. Usanga abahungu ari 20, abakobwa ari 17, nabo benda gushyika 20. So ndashimira leta rero kuba yaraturetse ikavuga ati abana b'abakobwa bari mu Rwanda nabo bagomba kwiga tekinike kuko zibamo amafaranga. Ni umwuga mwiza cyane rwose, basaza bacu barabizi rwose, baradushishikariza. Ndashimira leta n'ukuri rwose yatwoheje muri tekinike, kuko nkatwe ntabwo tujya gusaba amasekisiyo yo kwiga. Nta mukobwa yatekereza ubwubatsi reka ngo tube turi gusaba ngo usange umuntu uti njye ndasaba ubwubatsi, ntibibaho. Twihitiragamo za PCB twumvaga ibyo ari byo tuziga, za kontabilite, gukora muri banke, cyangwa natubona abaduhaye tekinike. Turabishobora ko twagize muri Gisanga rwose, ni isomo ryiza ritanga amafaranga pe, turabyishimiye. Murakoze. Nanjye ikintu namwunganiraho rero, urebye kuko ibi twiga bya tekinike n'ubundi bifite akamaro kenshi cyane, kuko n'ubundi igihugu cyacu ubwacyo hatabayeho ubwubatsi cyangwa se ububaji ntabwo umujyi wacu twawubaka kabisa. Murebe nka Kigali, Kamembe, za Rubavu, hatabayeho kubaka cyangwa se hakabaho ibintu bijyanye n'imyuga, multimedia, ibintu bijyanye na business creation, cyangwa se donc ibyo bintu bijyanye na TVET byose nibyo bintu bidufasha kuba twagira gute, twakubaka cya gihugu cyacu. Amazu meza tukayubaka, ibi bitanda byiza, amashusho meza tukayakora, aba producer bejo bundi, aba engineer bejo bundi. Ariko donc njye n'ikintu nashishikariza urubyiruko rukiri inyuma yanjye,
nuko n'ubundi umuntu utarafata decision yo kuvuga ati njye ngiye kwiga iki kintu nagire bwangu mu mutwe abanze yikundisha ibintu bijyanye n'imyuga, kuko n'ubundi nicyo kintu navuga nti nicyo kintu waza n'ubundi ugasanga undi muntu ari gukora ugahita umufasha ukabona amafaranga ako kanya utabanje gutegereza. Ni amafaranga yikora ako kanya. Niba ufashije umuntu kweditinga video foto ugiye kumufasha kubaka intebe, ugiye kumufasha kubaka inzu, ni ya mafaranga bari bugupenge cash. Ako kanya rero niba ugize benefit ukagira chance yo kububonye ako kazi icyo kiraka, urumva n'ubundi ni ya mafaranga azakugarukira ugafasha n'umubyeyi kugira ikintu wigurira, bikagufasha rero gukura amaboko mu mufuka. Rero n'ikindi ababyeyi nabo n'ubundi ni rwa ruhare rwabo nk'uko basanzwe banabikora, rero gukomeza kumvisha abana kuko umwana ubundi iyo akiri muto ugenda umukundisha ibintu ugasanga akazisanga yarabikunze. Rero n'ubundi nibo bakomeza gushishikariza abana na cya gihugu cyacu nk'uko gisanzwe tunabikora, turanabashimira leta yacu, n'ubundi bakomeza bakabashishikariza kubigenza gutyo. Murakoze cyane, njye niyo nama natanga bijyanye na murakoze cyane, bati turashimira igihugu cyacu. Babyumvise? Yego rwose mwabyumviye rero ku ruhande rw'abubatsi ndetse n'uruhande rw'ababaji. Topista mwakoze cyane ku butumire. Yego nawe mwakoze kudutumira. Mwakoze cyane nawe Silas kwitabira ubutumire. Yego namwe turabashimiye. Yego ku ruhande rw'abubatsi nawe Janvier wakoze cyane. Nawe wakoze cyane kudutumira muri iki kiganiro. Yego Pole nawe wakoze cyane. natwe turabashimira cyane kuko mwatumiye. Josiane tunagana ku musozo rero bakoze, reka mbibutse ko ari ku ruhande rwa Smart TV. Njye waruyoboye iki kiganiro ni Claire Marie, gusa ntabwo nari njyenyine, nari mfatanyije na mugenzi wanjye Josiane Ndacyayisenga. Imana ibarinde, turabakunda cyane.